ihame ryitwa 20-80. Ni itegeko ryitwa 20-80, 80-20 principle. Uburyo wagera ku bintu bihambaye kandi ukoresheje ibintu bikeya. Nakoreka mbibutse ka kantu kamwe. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Ucuze nabi ntiwamenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro gatabo. Amasomo yagufasha mu buzima. Imyaka yose ufite ndagira wicare hamwe tuganire kuri iri tegeko. Itegeko ry'ibanze ugomba kumva neza niba wifuza gutera imbere. Amafaranga yose waba ukorera. Ndagira nkubwire ko bya bindi byose urota kuzageraho nusobanukirwa iri tegeko bizaba mu kanya nk'ako guhumbya. Ndagira ngo twumve neza gatabo ko uyu munsi turemejeho hazaza heza. Ikiganiro ni agatabo. Iri tegeko rivuga ko uburyo buri kimwe ducamo mu buzima nibura 80% by'ingaruka duhura nazo cyangwa se zitugeraho, inziza cyangwa imbi. Ingaruka 80% zitugeraho ziba zatewe na 20% z'ibikorwa twakoze. 20% konyine. Uretse gusobanura neza, niba ufite amafaranga uyu munsi cyangwa se reba muri quartier utuyemo, uriya muntu ubona nk'uwagafashe cyangwa se urebye mu mukorana, biriya yagezeho 80% yabyo byaturutse kuri 20% y'ibikorwa bye byonyine. Tekereza iyo akora nka 50% aba ari ahandi hantu hatangaje. Reka tuvuge ku masomo 6 wakwigira mu gitabo 80-20 principle, the secret to achieving more with less. Mbese ngo ibanga ryo kugera kuri byinshi ukoresheje bike. Murakaza neza mu isi y'ubukire n'ibitekerezo byagutse. Ni itegeko wakoresha wifuza gutera imbere mu kazi akariko kose ndetse no mu kwivugurura wowe ubwawe. Niba 80% y'inyungu tubona iba yaturutse kuri 20% konyine k'imbaraga tuba twakoresheje, bivuze ko kugira ugere kuri byinshi bizagusaba kwibanda kuri bya bikorwa ukora neza bigize 20% biguhereza bya 80% by'inyungu. Bisobanuye kureka ndetse no kugabanya 80% by'ibikorwa by'imbura mu mumaro, ukibanda kuri bya bindi ukora bigize 20% bitanga inyungu. Muri iki gitabo bavuga ko hari uburyo ushobora kumenya ibyo bikorwa bigize 20% bikugeza kuri 80% by'ibyo utunze cyangwa se y'ibyo utunze uyu munsi. Muri iki gitabo bavuga ko hari uburyo ushobora kumenya neza ibyo bikorwa. Bavuga ko ushobora kureba igihe cyawe uko ugikoresha ukamenya ngo gitakarira hehe icyinshi. Bavuga ko ushobora kureba inyungu zawe n'ibyo wunguka, n'urugero aho ngaho ukareba ngo ni ibihe bintu bibyara inyungu kurusha ibindi. Ibyo nibyo wibandaho bimwe biguteza imbere. Uko niko wamenya bya 20% ngo iba yakozwemo ibiki. Nyuma yo kumenya bya bikorwa bigize 20% biguha inyungu ya 80%, ukeneye kwibanda kuri ibyo bikorwa niba ushaka gutera imbere kandi utavunitse cyane. Ibande kuri ibyo ndetse ibisigaye bindi bavuga ko wanabirika ukabivaho. Niba hari n'ibiganiro wagiranaga n'abantu bitagize ya 20% y'ibikorwa bikungura, mbese wakoraga uta umwanya, bya bintu wakoraga uta umwanya, ubwo byose iyo usanze bitari muri iyo 20% biba bisobanuye kubireka ubwo ngubwo. Ibi bisobanuye no guhagarika cyangwa se no guhakanira bamwe mu bagushora mu bintu runaka bitungura. Mu buzima ducamo bwa buri munsi ni itegeko ryatugeza kuri byinshi. Nk'urugero, ubucuruzi bugufasha kumenya ngo nabahe bakiriya bakungura, ni ibihe bicuruzwa kandi birutanwa gute mu gutanga inyungu. Uru ni urubuga rugira abantu inama ku buntu. Kubera icyo wajya kugisha inama wowe wita inshuti, rimwe na rimwe birangira zimenya amabanga yawe zikashyira hanze. Burya hari itandukaniro rinini riri hagati yo kuba uri ikiremwa muntu no kuba uri umuntu ufite ubumuntu. Twese iyo turi mu bibazo tuba dukeneye abatwegera, twizeye ko amabanga yacu atazajya hanze, batazayashyira hanze. Egera ni urubuga rugira abantu inama z'ubuzima ndetse zabuhindura. Aho waba uri hose ubasura ku rubuga rwabo ukagisha inama ku ngingo iyo ari yo yose kandi ku buntu. Wahuye n'ibibazo mu rukundo, ufitanye ibibazo n'umuryango, wifuza kuva ku ngeso runaka, kuzinukwa, wifuza guhindura ubuzima bwawe, ndakubaza niba wifuza gukura ukareka ahashize ugatera imbere ukiberaho mu hazaza heza. Pagana uyu munsi. Hasi muri comment y'iyi video nabashyiriyeho uburyo wagera kuri urwo rubuga rwitwa Nyegera. Ku bantu bifuza gutera imbere, ni itegeko ribafasha kumenya iby'ibanze basabwa cyangwa se bisabwa gukorwa neza ndetse no kuvanaho ibirangaza bibavana mu murongo. Rifasha neza cyane kurutanisha cyangwa se mu kumenya kurutanisha ibikorwa ndetse ureba ngo niki kibanza
kandi ni iki cyakungura? Ni iki cyakungura kurusha ibindi? Ni itegeko ryafashije abenshi cyangwa se benshi kumenya intego z'ibanze z'ubuzima bwabo, kandi bavanaho ibirangaza n'ibishuko. 80% by'ibitugeraho bituruka kuri 20% by'ibikorwa twakoze. Koresha iri tegeko ureme umwanya uhagije wo kwiteza imbere, kandi ureme imbaraga n'umwanya w'ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe. Rikoreshe guhera uyu munsi. Yari amasomo 8 kuva mu gitabo 80-20 Principle cyanditswe n'umwanditsi Richard Koch. Iyi ni teri montanye, ahari ntuzongera kutubona. Urahantuza mu subscribe, tujye tubana mu bintu by'ubwenge nk'ibi ngibi. Tuzahura ubutaha. Nitwa Mugisha, ntuzacike ubutaha.